Amahoro y'Imana bene data nshuti z'umusaraba, mwese mufashwa n'ifunguro ry'umunsi. Ndifuza kubagezaho ifunguro ry'umunsi wo ku itariki 12 z'ukwa 12. Nifuza ko dusangira ifunguro ry'umunsi ribasha gutunga ubugingo bwacu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Ndagira ngo mbere yuko dusangira ayo magambo, mbanze mbaririmbire indirimbo ntoya ariko ibitero bibiri gusa cyangwa bitatu, hanyuma tuganire kuri iryo jambo uza gushingiraho muri uyu munsi, kugira ngo ibyo uza gukora byose bize kukubera byiza. Imana y'amahoro idufashe kandi twese turyoherwe n'ifunguro ry'uyu munsi. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu yambereye ubuhungiro, yambereye igitare. Mwami Yesu yakubereye ubuhungiro, yakubereye igitare mwene data.
ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ari bukubere ifunguro ry'uyu munsi, uryubakireho, urigendereho, aho uza kwirirwa hose ufashwe n'iri jambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo mbese wari uzi ko hari ugushyigikiye kuva ukivuka kugeza na n'uyu munsi, akaba akikwitayeho, akikubereye mu byawe? Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 46, duhere ku murongo wa 3. Haravuga ngo tugeze kuri 5. Haravuga ngo nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mwankwanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa? Iri jambo riramfashije cyane. Wari uzi ko Imana ukiri mu nda ya mama wawe, iyo yaguteruraga ikaguheka, abandi bana bahekwa baramaze kuvuka, ariko wowe nanjye Imana yatangiye kuduheka tukiri mu nda z'aba mama. Iraduheka, ikajya iduheka, ikadusimbiza, ikaduhoza. Sinzi uko niba twarariraga, ntabwo mbizi, ariko ibyo ari yose yarazaga, ubwo ifite n'ibishora, ifite n'ibigoma, ifite n'ibiki, ikagushyira mu mugongo, ikaguheka ukiri mu nda ya mama wawe utaravuka. Hanyuma umaze no kuvuka, iranaguterura. Iraguterura, irakwishimira kuko uvutse neza, ugeze ku isi. Irangira avuga ngo ruvuga ngo Imana izaduterura tukivuka kugeza no mu zabukuru, ngo tuzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ninde mubyeyi wari waheka umwana akivuka kugeza no muri materineri? Umwana apfa gukandagira gusa atangira gutambuka, aba yamaze gutandukana n'umugongo w'ababyeyi. Ariko Imana yacu yo ikomeza kuduheka. Tekereza na ba muzehe iracyabaheka, n'abakecuru iracyabaheka, n'abakomeye iracyabaheka. Burya niyo ibashyigikiye, burya iyo bakoze ibintu bigacamo, nuko ibibahetse. Imana niyo burya, mwene magambo, niyo idushyigikira. Iyo ibyo dukoze byose, iyo tubikoze bigacamo bikagenda neza, burya iba yaduhetse. Hari imvugo abanyeshuri bakunda kuvuga, cyangwa se n'uwenda bacyabivuga, ngo uzampeke. Kurya guheka nubwo kutari ko, ariko gushatse kuvuga ngo uzanshyigikire. Imana rero dukwiye kujya tuyisaba guhora iduhetse mu byo dukora, muri gahunda zacu zose, mu byo dushaka kugeraho. Imana uyibwire ngo Mana uzampeke muri iki cyumweru, uzampeke muri uyu mwaka tugiye gutangira, kandi warakoze no kumpeka muri uyu mwaka, nkaba ngiye kurangiza nawo amahoro. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rutugire neza. Mwese mugubwe neza. Mbifurije gukomeza guhekwa n'Imana. Iyo uhetswe n'Imana ntabwo uturwa hasi, nturekurwa. Ariko iyo uhetswe n'abantu, abantu bagera igihe bakakureka, kandi iyo bakurekuye byose biva ku murongo. Iyo bagushyigikiye bakakurekura, byose birarangira, nta kintu wongera kubona. Abari inshuti baraguta, abawe baraguta, ariko Imana yo ntizigera iduta. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza.
mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye buryo ki waduhetse tukiri mu nda z'abamama, tunavutse nabura duterura, ukomeza kuduheka kugezana n'uyu munsi. Abasaza uracyabaheka, abakecuru uracyabaheka, abana bato uracyabaheka, abakomeye uracyabaheka, aboroheje uracyaduheka. Uhabwe icubahiro. Turakwingize Mwami, tuguhaye ubuzima bwacu kugira ngo uzakomeze uduheke kugeza ubwo uzaduhamagara tudafite kizinga cyangwa umukanyari. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi muryoherwe n'umunsi n'iri jambo Imana yabateguriye ifunguro ry'umunsi. Murakoze cyane, ndabakunda. Imana y'amahoro ibagire neza. Amen.